Hi guys, muraho neza, iminsi myinshi hashize igihe kinini tutaploadinga amavideo kuri YouTube channel yacu, ariko tugiye kugaruka. Uyu munsi rero muri video yacu uyu munsi ndashaka ngo tujyane muri Radisson Blu kuri branch yaho, maze mbereke uko ibintu byari byifashe. Hano rero nari ndi kumwe n'agasheri kanjye turi kugenda, urumva ino branch yabaye ku cyumweru. Nari ndi mu minsi yo celebrating anniversary yanjye, ubucuti wanjye yari yansohokanye. Si ubwa mbere nje hano, ariko uyu munsi nari nifuje kugira ngo tugendane mbereke uko branch z'ahandi ziba zifashe no kuba bimeze, namwe nimubona akanya cyangwa se mwabishobojwe muzajyayo. Rero murabibona setup yari imeze neza, bari bafite theme ya Christmas, niyo mpamvu bateguye umutuku. Ino ni stand ya salade n'ama starters. Ewana nabaye ntiyakubita amaso, ewana amazi yuzura akanwa kabisa. Murareba haba ari ibintu byinshi, nararebaga nkava se ubu ndahera he noneho uburyo ndi kuri regime muri iyi minsi nyine iri modere, ibintu by'amasalade n'utuntu twanjye nari ndi kureba nkavuga mva uyu munsi ni ukurya paka. Icyiza cya hano rero haba hari na option yo kushaka kwikora salade uko ushaka, ukavanga ibyo ushaka n'amasosi vinaigrette atandukanye. Nge rero niyongeje inshuro ebyiri salade zari ziryoshye, zifite gu, zimeze neza, ewana mva ndabibatuye. Aha rero iyi yari stand y'ibiryo, donc buffet yari iriho ubwoko bwinshi bw'ibintu bitandukanye, amanyama y'ubwoko bwose. Abantu bakunda inyama ewana baba bashize igorora, bari inyama z'ubwoko bwose, ibiryo byose byinshi bitandukanye. Ubundi hano ikikunanira ni igifu cyawe, uba wemerewe kuza ukarura wakarura inshuro 10 ugasubirayo, umva uko ushaka mbese. Umva rero ngiye kwa nari maze kurya ibintu by'amasalade menshi, nari utuntu twe niyarurishije nk'abantu nyine bagafashe. Nari utuntu dukeya, imboga, utunyama, utuntu tw'udufiriti dukeya aho ngaho, ama chicken tikka. Umva hari ibintu byinshi bitandukanye byiza. Ikintu cyiza nakunze, urabona ko nari ndi gufata video, umva umuntu waho yarambwireka ngo pfundurire ufate video yawe witonze neza, agenda amfasha. Ewana service yawo iri top notch, mbese ibintu byose byari okay, byari sawa cyane. Experience ya hano hantu twarayikunze. Si ubwa mbere nari nje kuharira, ariko nyine n'ubwa mbere nari mpaje muri branch. Rero byasaga neza, nagiye kwiyarurira inshuro ebyiri, narariye koko ewana numva kadakaratumye kabisa. So rero hano iyi ni stand ya dessert cyangwa dessert ku bantu bakoresha icyongereza. Yego hari amakeke y'ubwoko bwose, ama fruits, ama cheesecake, ama velvet cake, ama chocolate cake. Ino yari imigati ushaka gufata kuri na potage cyangwa ku masalade, ibintu nk'ibyo. Ngewe urumva ko akundi kuri regime nafashe utuntu dukeya nyine two kwiyijisha. Iyi rero yari stand y'amajus, haba ari ama soft drinks atandukanye, biba biri included muri package ya branch nyine. Ushobora no guhitamo package y'abantu banywa alcohol, hari ibiciro bitandukanye. Rero iyi yari sahani yanjye ya dessert, udukeke turi aho, tuntu nk'utwo n'aka fruit jelly. Hanyuma rero twarariye, ubundi twiyumvira utuziki twiza nk'uko muri kutwumva muri background. Byari sawa pe, experience yari nziza, narishimye, twagize ibihe byiza. Nyuma yaho twarasohotse turatembera gato yaho ngaho, umwana arakina, natwe turifotoza, urumva ewana twumva ko Yesu agira neza. Mbese nyine experience yagenze neza, byari sawa cyane. Nkuko mwabibonye murabona ko bari ibintu bisa neza kandi byiza. Namwe ndabahashimiye nimubona uko mushobozwa. Bagira branch every Sunday, no muri iki gihe cya Christmas nyine hari bafite special buffet niba ariko nabyita. Mwakoze gukurikira video yacu uyu munsi, namwe video zacu z'ubutaha. Bye.